Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye amakuru ki umwaka mushyashya muwutangiye neza nimumbwire muri comment kandi murebe video niko ka kavideo ka Ben nabakoreye ko mutakareba harabura iki si ukuntu umuntu yashyizemo imbaraga kugira ngo kabe kameze neza hari akantu ndimo gushaka ngo mbereke hey abenshi mukomeje kumbaza nese muri Canada bite nameze gute ni na heza murabona just aho ngewe ntuye so ngiye kubaganiriza nageze hano gute mpamaze imyaka ingahe ubuzima bwanjye muri Canada mu myaka 27 man ndahasaziye ni iki nabashije kwigezaho cyangwa ntagezeho ndababwira kuko akenshi muba mwibaza se uyu muhungu uyu mugabo se ubu ni umugabo cyangwa ni umusaza ninde ndabizi benshi muri mwe murifuza akenshi muba muvuga ngo reka tujye kuca muri Canada ni kano kantu muba mwifuza ino niyo Canadian citizenship kano gapapuro reba n'ukuntu kanameze indangamuntu yo mu Rwanda ni nziza kurusha kano kantu reba ukuntu baba baragashizemo imbaraga nkeya nari nkiri umusore ukuntu nari nkiri umusore mbona kitoko urabona se mama yanyitaga vrai Rwandais umunyarwanda wuzuye kano kantu ngewe rero ntabwo nigeze mba mu nyandiko refugee impunzi kuko nageze muri Congo amateka y'iwacu mwebwe munkurikira murayazi ntabwo nisanze muri Congo mbyifuza ariko nabashije kuhagera abagira neza nibo bamfashije kuva mu Rwanda bangeza muri Congo kuko nanjye interamwe zari zimereye nabi nagiye ku isimbi nakozeho ikiganiro sabe ntabwo yoroshye ikiganiro cyanjye kiri ku isimbi mugende mukirebe nagikoze muri 2020 mu kwezi kwa 10 nje kwamamaza indirimbo yanjye nanditse akaba ari wa muhanzi wacu wayiririmbye nyine mwese mukunda yuhu Bruce Melody nanditse indirimbo nziza ni 24 myaka 24 iri no kuri no channel imyaka 16 niyo nari mfite jenoside yakorewe abatutsi itangira urumva ko ibitekerezo byanjye nyine ibintu byarimo kuba ntabwo umuntu yabyumvaga nk'uko agenda abyumva uracyari umusore nyine uri umutineja uri umutineja nuko nyine ngewe byatangiye nibereye muhira nari ndi muri mu kiruhuko cya Pasika right vacation niho naragarutse i Kigali icyo gihe nigaga i Musanze ahantu bita mu Rwankeri naho hari amateka ntabwo hari horoshye muri icyo gihe ngewe kuhaba nuko nyine kuko ababyeyi banjye bashaje nyine ntabwo nari mfite mu rugo hari ahantu nari ncumbitse ukuntu nuko nyine saa 2 niho byose byakubise radiyo Rwanda bavuga bati hari ikintu cyabaye ntabwo njye nahise njya kuryama nabuze nereka nkomeze nkurikira amakuru ndumva mbere ko bucya wenda nko ntabwo nibuka amasaha neza ariko bwari mbese mbere ya saa 11 gutyo niho nyine bavuze yuko perezida Habyarimana nyine yuko byarangiye bihita bitangira mu mujyi byari bimeze nabi ubwo yarageza kugira ngo nsohoke mu Gakinjiro niho baba bagiye kundangiriza ngira Imana ubwo abagizi ba nabi interamwe ntabwo zandangirije wari umunsi mubi cyane sinzi niba ari amastress yari yabishe ariko nanjye namukobaza nise ibi ni ibiki nuko nyine ubwo ndarokoka inshuro ya mbere
ubwo nyine hari evacuation nyine zakoragwa kugira ngo abantu bave i Kigali bagere ahandi hantu. Ni ku nshuro wenda ya kabiri ya gatatu se niho nabashije kuva kuva i Kigali, ntabwo naho byari byoroshye. Inzira ni ndende, inzira ni ndende. Nuko nyine ndakomeza ngana ahitwaga Gitarama se buriya i Muhanga. Yes, ni aho ngaho niho habaga ababyeyi ba mama. Ubwo nyine mba ndahacumbitse nyine kugeza igihe tuhavuye tugana i Cyangugu, turakomeza twambuka i Bukavu. Usibye ko ngiye Bukavu narahabaye, narahize, ntabwo bwari ubwa mbere mpageze. Narahize mu mwaka 1990 niho 1991 no 1990 ndangije amashuri yanjye niho nagiye kwiga, kuko igihe nigaga mu ishuri ry'abakongomani Ecole Zaïroise, so nari mpazi Bukavu, nari narahabaye umwaka gutyo, kuko ishuri baje kurifunga kubera ko bari barakoze imyigaragambyo. So kugera i Bukavu rero nari mpazi. Nuko rero mpaba imyaka ibiri, ubuzima nabwo bugoye, njya numva urubyiruko ngo ubuzima mu Rwanda bumeze nabi. Nageze muri Congo, yenda umwana wakuriye mu gipangu twari dufite ubushobozi iwacu, ariko ubwo byasabye ko nshaka uburyo nakwibeshaho. Hari n'igihe nagiye no kuba wa muntu nyine ushyira ibintu ku mutwe kugira ngo ndebe ukuntu nabona ayo mazayiro, ndebe ukuntu nagura umugati n'avoka. Nabyo nzabigarukaho. Anyway, nyuma ya 1996 nyine ubwo habaye the first war of Congo, niho yatangiye. Ndahava ngana muri Kenya, Nairobi. Ubwo rero nkira muri Kenya niho natangiye, nyuma y'igihe gito, kuko ntabwo byari byoroshye, naho ba Moi must go. Niho nahise ntangira process nyine yo kuvuga ni reka ngiye muri Canada, kuko nari maze kuhagira inshuti, ndebe uko byashoboka. Yewe nakoze application ni muri ambasade. So nuko njye nagiye muri ambasade, ubwo nari nzi visa nifuza, yari visa ya sponsorship, kuko niyo yari nshobokeye kuyisaba. Ni ukuvuga sponsorship, hari ukuntu niba uzi abantu wenda hano muri Canada bakwishyira hamwe bagakora sponsorship. So nuko, ariko nabyo bigasaba ko nandika ibaruwa nsobanura impamvu nifuza kuza muri Canada, nsobanura icyo nzakora, icyo nzamarira igihugu, gutyo. Ariko byose byaciye muri ambasade. Banama na interview n'abandi bazikoze nyine barakubaza bati uje muri Canada kumara iki, nicyo uzamarira igihugu cyacu. Ngewe icyo gihe neza navuga ntabwo cyari kinshaka, narababwiye ni I'm going to go work, ngiye mu kazi. Kuva nagera hano kugeza ubu nta kazi nkoramo. Iki kintu ngiye nababwiye kandi barabyandika. Nkunda kubwira abantu benshi bifuza kuza hano ntimukajye mubeshya, ibinyoma bikabije, kuko niyo wenda byanatambuka ariko biba byanditse, ugasanga nyuma iyo babimenye kugira ngo uzongere ubihindure. So be truthful, babwire ukuri. Niyo wenda banavuga hoya ariko bababwiye ukuri, kuko barabyandika. Hano ibintu byose uvuze biri muri record, babisubiraho ni hasi imyaka 20, kuko bumva ko baba baguhaye byaba ari work permit, byaba ari kuba hano. Ngewe naje hano ndi landed immigrant, icyo gihe no kuba babyitaga permanent resident. Ni ukuvuga ngo navuye muri Kenya afite ibyangombwa, icyasi cyari gisigaye nuko gusa mbona passport nayo, ariko byasabwaga ko citizenship, ndumva ngewe mbikora byasaga imyaka 3 ube uri hano, imyaka 3 ube uri hano udasohotse mu gihugu. Ako ndifuzaga kujya mu Buyapani cyane, nkigera hano nyuma y'imyaka 2 nahise nigera mu Buyapani. Ubwo byasabye
ngo nyine byatumye yuko dosiye yanjye itinda igenda ari kugenda nyine ngakora ikizamini kugira ngo mbone ubwenegihugu. Ni ukuvuga ngo mwese mumbaza uti ese Canada niba uri mu Rwanda ugomba kwibaza uti ni iki nzaza kumarira kino gihugu. Canada iba ikeneye skilled immigrants, nta nubwo ari abantu bafite ngo amashuri ahambaye masters. Waza hano muri construction bahora bubaka, bajya gushaka abantu muri Mexico baza bakubaka amazu. Construction barakenewe. Ni ukuvuga ngo ntimurebe just abantu bafite skills muri ubuganga, accounting, murabyumva, those professional, ariko n'abantu bafite trade nabo barakenewe cyane, barakenewe cyane, nabo numva banakenewe cyane kurusha abandi bose. Ariko abantu nk'abaganga barakenewe pe, kuko kugira ngo ubone umuganga hano ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye. So urubyiruko rero mugomba kureba na trade, ni ukugenda mukareba trade. Construction babavana muri Mexico, cyangwa abantu bajya gusoroma mu mirima. Numvise ngo hari abatema imiti, ariko hano hari na farms, hari farms nyinshi, imirima, abahinzi bakeneye abantu baza bakabafasha. Ubwo rero niba ufite ubwo bushobozi, trades, abavuga ikinyarwanda ni mu bisobanure muri comment, nabyo ni ibintu bikenewe. Njyewe nageze hano ndi mfite imyaka 19, ntabwo nari kuvuga ko nje hano nk'umuntu uzanye professional skills, ariko nari nzi ko mfite potential. Ariko ni ugukora gahunda ukayubaka neza. Kenshi mbona abantu gusa bagira gutya ngo ndagiye, uje hano uje gukora iki, uzamara iki, niba uje kwiga ni byiza, numara kwiga bizagenda gute. Njye ndumva ugomba kuba ufite intego yuzuye, impamvu uje hano, ubundi muravuga nyine ni mutubaza, ariko mwimbaza muti ese niki nakora kugira ngo nzaho. Ntabwo ngiye nkorera Immigration Canada, hari igihe cyo nabamarira, wenda niba ari kwandika iyo baruwa nabafasha kuyandika, cyangwa nabikora wenda mwayandika. Ariko nanakoze n'ikiganiro ChatGPT mbabwira nti murebe ukuntu mwabigenza. Ndumva si ibyo se, mbabwiye mu ncamake. Ntabwo bashaka kuvuga ibintu byinshi, uko ikiganiro kumara nk'isaha uvuga se ntabwo mbizi niba ari ikintu byabamarira, ariko nabyo bibaye ngombwa umuntu yakora icyo kiganiro cy'isaha, ariko nk'akantu wenda kihuta nyine mu ncamake. Ariko niba ushaka ibintu birambuye, mugende murebe ikiganiro nakoze kuri Isimbi TV. Usibye ko naho nabyo nzabisubiramo, kuko hari ibintu ntabashije kwisobanura neza uko nabyifuzaga. Nagikoze indege yanjye ikigwa muri Canada, ikigwa mu Rwanda, nari ngifite jet lag, nari naniwe. Ariko nanone umuntu akitonda akagira patience, process iratinda. Ariko mwibuke ko nanone Canada, kubera ibintu byabaye mu myaka 2 bagiye kugabanya abantu binjira. Ndumva niba warakoze process mu myaka 2 ishize, nyine byarihuse, binjizaga abantu benshi, ariko hajemo n'amanyanga, kuko hari abantu tuvuge ikintu mugomba kugenda mukanakurikira ngo nje hano kwiga. Hari abantu hano bafite amashuri yari fake kugira ngo binjize abantu. Ikindi kintu mugiye mwirinda kujya muri amafaranga menshi ngo murimo kuza hano. Aho ngaho nabibafashamo, najya mbabwira mugomba kureba aho hantu ntagomba kujya kuriha za miliyoni ngo abantu. Hari n'umuntu ngo bari abandi miliyoni zirenze 10 yabize kuza muri Canada, nabibonye muri RIB. Mujye mutekereza, hano turavuga ngo if something is too good to be true, it's because it is. Niba ikintu donc kimeze nkaho ari cyiza kurusha nuko hari ikintu kirimo. Abantu babasa bakabeshya abantu, ndakujyana muri Canada, ukujyana muri Canada no kuzana hano mushiki wanjye uzi ukuntu byari ingorane, kandi ari mushiki wanjye tuvukana, dusangiye papa na mama. So kujya gutanga amafaranga yanyu ngo abantu barimo kubizeza ibintu bidashoboka, nange ngomba kubitekerezaho, kuko first of all information ziri kuri website. Hari abantu
yes, bari accredited, mugomba kubashaka accredited, ni ukuvuga ngo bahabwa ububasha bw'uko babagira inama. Of course, hari n'uwo nzi ngewe I can recommend ubikora, ariko ntabwo nigeze nkoresha serivisi ze, ariko nzi ko icyiza cye ni uko ahita avuga kuri website ye bizabatwara ya bizabatwara ya bizaba, ariko it's mostly assisted, ntabwo ari 100% guarantee, ntabwo ari ibintu byizewe yuko nibagiye kubikora, niba mugiye gukorana nawe muhita mubona izo mpapuro zo kuza hano. Icyo kintu mubyivanemo, ntabwo ari uko bigenda ntabwo ari uko bigenda. Bagatanga amamiliyari y'amanyarwanda, amamiliyoni, amamiliyari, gusa ntabwo mujya amamiliyari y'amanyarwanda kugira ngo mubashe kugera hano. Ibyo ntabwo ari ibintu byakagombye kugenda gutyo. Processing fees, wenda Government of Canada isaba, birumvikana, ariko niba ufite ayo mamiliyoni yo kuza hano, ahubwo wambwira tugashaka umushinga twayashyiramo aho ngaho i Kigali, noneho bikagenda neza, ndetse n'abaza no kwiga. Ibindi rero ni ukumenya Canada ukuntu iteye. Njye nibera muri Canada, ntabwo nababwira muri US, ntimumbaze, nubwo wenda afite ubumenyi bwaho, wenda no muri n'ahandi ndetse, ariko ntabwo ari Canada gusa, na Australia na New Zealand, ibyo bihugu wenda, ariko ntabwo njya aho ngaho, ntimumbaze. Nanjye naba ngiye kujya muri specific knowledge y'ibintu nanjye ntabasha gusobanura ku buryo nabagira inama yuzuye, ariko mu Canada yego, aho ngaho mwambaza. Mba mbizi, ariko akenshi mba nirinda yo kuba nakwigira nk'umu expert. Yewe mfite general knowledge, ariko hari izindi skills, kwandika amabaruwa kuko nabiciyemo, gukora interview nabiciyemo, ndabizi ni gute umuntu yakwitegura kugira ngo abashe gusubiza neza, ni gute nakwandika ibaruwa kugira ngo abashe kuyumva. Ndumva ni nayo mpamvu wenda bamwe muri izo immigration consultant babaho, ariko mu myaka 2 ishize hari abantu biri n'amashuri anari fake, ahubwo ukagera hano ugasanga n'ayo mashuri nayo ahubwo bagiye kuyafunga, no sinugera hano bakayafunga kuko babonye ko ayo mashuri yakoze ibintu bitari byo. Uzabigenza ute? Nunagera hano se ufite wenda nka visa yo kwiga, ntago biba birangiye kuko bizasaba kuguma hano se uzakora iki? Iyo work permit se uzayibona he? Uzaba hehe? Uzaba muri Quebec? Uzaba muri Vancouver, British Columbia? Uzaba muri Nova Scotia? Kuko dufite intara nyinshi hano. Nabyo ni ibintu ugomba kumva. Naho hari wenda strategy nabafashamo kugira ngo murebe wenda ukuntu mubyifatamo, kuko Canada ni nini, naho ugomba guhitamo. Nuko uriya mugabo Trump arimo kuvuga ngo nayo ngo bayigire states bayongereho ngo ifatanywe na Amerika. Trump nawe rwose ni ibyo ngibyo nagira ngo mbaganirize uyu munsi. Muri makeya, mukomeze murebe ibiganiro, mukore comment, naho utaha.